uva mu rugo kireye amafaranga uzagure telefone oya murakoze ese uraryama Kami. Kami. Akiragira icyo ushiramo. Oya mama atabona ndi kumwe tena akongera. Ngira ikibazo akira. Ingwa ngewe bira byose ndabyirengera sibyo? Hari nabivuze usigaye bya unisha mpereza. Hano si wanyu urumva ubimenyere. Umunsi mbese wabaye iki wa musazi we? Wonzi ko uri umusazi wabaye iki? shareka Wabaye iki? siko nawe wabiho mu rukweto Gute se? nawe reba iki gihe cyose gishize wa mukobwa n'amahoro Kumbe? Kumena uriya mukobwa? Isikara agakobwa wakabonye n'iki? Ko rubanda murakunda. Abakobwa bose ubonye ni ugukunda. Ajya ngo ku bitaro bakubwiye ko urwaye indwara yo gukunda vuba. uvugire kuko umusonga wundi ntukubuza gusinzira Ntago wakara abakobwa bambuza gusinzira. irira umuneke Ndawurya nyine ahubwo niyo ngiyo reka njye vuba kuko wowe urwaye buriya ntago urarya. Ubwo niba ngiye guteka mu rugo naho nturye kanirira. Ntago niyizane hano. irireho bishoboye irireho bishoboye naho ngiye dore byarananiye Nturume aho uzane nawe. byarananiye pe Babarira genda ujya kukareba iwabo genda. reka nigendere ngo usige hano Ndava hano nyimaze. bravo masenga arahari Arahara ariko ari mu gikoni. arahari kano kawe Oya murakoze ese uraryama murakoze. basi cyacyuzuye ko umuntu we muri kano kanya Murakoze. Karame. Karame. Niko muko. Nakubwiye ngo iki? Iki se kandi? Uriya musore mwari muri kuvugana. Ntacyo. Ariko uri kundeba ukabona ndi igicucu. Nta kintu turi kuvugana uriya asanzwe aza gusura mu Karwema. Nzigera nkubona uri kuvugana n'uriya musore. Uzambona. Umenye ko utemerewe kujya mu wundi ukiri muri uru rugo. kabite kami nese koze cyane yihuki unika Bandi mu rugo. yes Mvuye ku isoko. uvuye guhaha iki se
bari bantumye utuntu byo mu rugo. biba gutuma gira fone se Oya. siko numva nshaka kuvugana nawe se nkabura uko twavugana Ntayingira. kireye amafaranga uzagure telefone sibyo Oya. Oya nukuri. nyumva pe nyumva Oya. sibyo ko Oya. sibwo wanyumva Oya. sibwo ngubu wanyumva Murakoze. sibwo ngubu umuntu yakubona Uzansange mu rugo. mbese ko udashaka gufata amafaranga Oya njye ntabwo nshaka. kubera iki se Oya. Murakoze. twari tuganira ariko hari ikintu nawe nshaka kujyana nyine mwibariza. Ni iki se ushaka kumbaza muhungu wanjye? Ese kuki uriya mukobwa ubona buri gihe ahora ababaye? Icecekere rero mwana wanjye. Hano ntabwo bizi. Ni birebire byo muri uru rugo. biriwe ka Yego. amakuru Neza. uriye guhaha si kuki uhora ujya guhaha wimye None ubwo kirangira nande. mbese nta wundi muntu mu rugo watuma Oya njyewe. nta wundi muntu uba mu rugo mubana ze ku buryo ari weho imirimo yose uhora uyikora kubera icyo badatuma na keza akaba ariho wenyine batuma Ntabwo ari ngombwa ko batuma keza imirimo yose yo mu rugo ninjye bishinzwe. mbona bakuvunisha cyane Oya. nukuri pe Oya. buri gihe niwe ujya ku isoko ukajya guhaha mu murima wose urabizi se uzajya umbwira nze mwifashirize Sawa tuzasubire. azaza gake gake ariko azaza buhoro 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 ariko azaza tuzabibona Mama, menya Kenneth atangiye gukunda cyane pe. aha nanjye niko mbibona None ubwo tuzabigenza gute? noneho nzakwereka uko tuzabikora ntabwo azamukunda ngo mbyemere Kandi Karame. bigira hino ngana ngo hanure dore ngana nyoko. Karame. Urabizi neza sibyo? Muri urwo nta muntu ukwiyumvamo, nta muntu n'umwe ugukunda asubiza. Ndabizi. Mbabarira rero ibintu ngiye kukubwira sibyo? Ngiye kuguhanura ubyumve ko ari mama wawe uri kuguhanurira sibyo? Icya mbere ugomba kwitwara neza muri urwo sibyo? Subiza ko nta muntu ugukunda urimo. Ugomba kwitwara neza ukirinda abasore b'iki gihe ibaze baguteye inda mukaso wamubwira ngo iki Yanyica. wayijyana he? Ni ukuyipfumura bakayikuramo bakakwangisha so mpaka usubiye ku musozi. Ni ukubyumva neza? Nizere ko ibyo mvuze bidaciye ku ruhande. Kubita imfubyi wibwiriza kurira. usigaye uri kwitwara neza muri iyi minsi ntabuzwa n'iki se kwitwara neza kandi tuba turi kumwe erega buriya ababyeyi bacu kubera akazi kenshi ntabwo bajya batubonera umwanya kuva kera kose se kubera icyo utanyitagaho ngo erega twarakuze twarakuze buno tuvuga Sha. ibizima ariko usigaye nkoma kabisa usigaye nkoma pe
ngoma guteze kubona ndi nangiye nyine nta na sheri nkigira ahubwo reka nkubwire sibyo rero nshaka kumfasha yiheze ariko ntabwo uketse kuva na kare kose wamye wisetswa mbwira n'ubu wa mwana ndi kugira ngo bingiremo kandi urabizi njyewe usubizi uzampike njye nzagura uzagura njye nzagura njyewe ubingiremo uzagura njye nzagura uri seriye njye subizi se uri seriye mbikugiremo cyane ndi seriye ese uribona uriya mukobwa yakwemera kuko uri umuhehesi uzagerageze ntawinyima umwimahari nta kibazo kuko yako ni inshuti ya Keza nzajyayo ngiye mukugezaho ibindi bisi nta kibazo ibindi uzabyimenyera wowe wanjye ariko ibyo twavuganye ni ibyo umva njyewe tuzi Sengariyo se masengariyo rero ejo murakoze nshaka kujya mu mpano akino bibiliya ujye uyisoma uganire n'Imana. Kami Karame. niko muko ugira amatwi cyangwa nakubwiye ko nyine agakungu n'abasore muri uru rugo rwa mama n'ibiki se wowe mana yanjye nabonye ari kumuha impano da ye impano nabonye bamuha ayishyira mu myenda nyiramuko mbare kabiri wamereje ayo macinya baguhaye hano nigahaguruka ikajya no kwiza ntahaguruka ndavuze ngo hasi nawe mureka arayinihera ku neza Mama hano ho ntago mbasuzuguye ariko ubu ngubu ntago Bibiliya yanjye nyibahereza. Umaze kubyimba nsigaye mvuga nawe ukamvugiramo Ntago nyiba. ibintu ni bibiri uramereza iyo mpano cyangwa ugira utumuka uve muri uru rugo